TV. Be safe. bityo Aha bivuga ngo duhindure isi. yes Aha nyamuneka iyi gahunda yacu nta yindi bita beware be safe. menya irinde Yes, mwiriwe neza kandi mwongeye kugira umunsi mwiza. Ni njyewe Ntsinzi Ernest kuri Mikozonti TV. Rero ikiganiro ni Block 7. Block 7 rero uyu munsi twatembereye ku kigo cyazo cyitwa GSA Kabuga, uyu munsi gisigaye cyitwa Saint Antoine. Uyu turi kumwe rero ni umwe mu bayobozi, aratangira yivuga titire dukomeze tuganira. Mwiriwe neza. Muraho neza, murakoze. Amazina yanjye nitwa Twishime Philippe, nkaba niga hano ku kigo cya GS Kabuga, nkabandi na Duwaye cyangwa se Head Boy ukuriye abandi banyeshuri. Murakoze. Arakoze cyane rero atubwiye ko ari Duwaye. Turatangira tumubaza bimwe mu buzima bwe cyangwa urugendo rwe rwo kugira ngo agere muri uno mwaka. Turatangira tumubaza ese Duwaye, ko numvisha bavuga ngo ubwenge buva ku kibuno. Wasimbutse ikigo kangahe cyangwa wabashije wewe ubwawe kubiresista gute? Ntabwo biba byoroshye nkuko bizi nawe wabayeho mu buzima bwa kinyeshuri, ariko ikijyanye no gusimbuka ikigo urabizi abanyeshuri tuba mu buzima butandukanye, kandi noneho abenshi twiga dutaha. Hari igihe wowe usanga ufite nk'akagahunda, ufite agafilime wasubitse, ufite nk'ahantu ugiye kureba umuntu, bigasanga ngombwa ko uza gusimbuka ikigo. Ariko ibyo ngibyo mu buzima busanzwe, ubuzima bwa kinyeshuri tubona ko atari byiza, kuko twaje ku ishuri kwiga kandi tugomba kwicara ku ntebe y'ishuri tugakurikiza amasomo twaje kwiga. Mbere nako gusimbuka atari byiza, ahubwo umutima ari ukufokasinga ku masomo. Murakoze. Hari ikintu ndi bumubaze Duwaye, ntago ndi bugisimbuke cyane. Ngiye kumubaza eske iyo ugereranyije abana b'abahungu cyangwa abana b'abasore n'abana b'abakobwa, ni igihe gice kinini kiri muri kino kigo? Ntago mfite imibare ihamye neza, ariko urebye abana b'abakobwa cyane, urebye ushobora gusanga ari bo banyeshuri dufite ahanini kuruta abahungu. Abakobwa cyane bararuta abahungu gereranyije. Reka ntongeye mubaze ikindi kibazo. Iyo bavuze ubuzima bw'imyororokere, uri wowe uri umuhungu ku mwana w'umukobwa, wumva iki? Yewe ubuzima bw'imyororokere ukuntu mbyumva, barumva ari imihindagurikire y'umubiri. Cyagiye tugeramo abahungu cyo twita ubugimbi, abakobwa bakagira mu gihe cyitwa ubwangavu. Noneho ubuzima bw'imyororokere bukaba mu gihe cyagihe umubiri w'umuntu cyangwa se umubiri w'umukobwa hagati n'umuhungu wabasha kukororoka. Mu gihe umuhungu yabasha gutera inda cyangwa se umukobwa akaba yabasha guterwa inda, umva ko ari bwo buzima bw'imyororokere. Arakoze cyane rero atwinjije ku kindi kibazo. Ikindi kibazo nshaka kumubaza kano kanya, ese ubyumva gute bya bindi bakoresha cyangwa context bakoresha mu minsi yabo, ubyumva gute ziramutse zibaye ubuntu? Uburyo mbyumva context cyangwa se biriya ibikoresho by'isuku abakobwa bakoresha mu gihe cyabo cy'imihango, biramutse bibaye ubuntu, numva ko abakobwa cyane cyane mu gihugu cyangwa se hano by'umwihariko hano muri Afurika bishobora kubafasha kuba wakwita ku isuku yabo, kuko nyamona hamwe na hamwe mu byaro hari abakobwa gikoresha udutambaro, ugasanga aracyakoresha udutenge, akaba cyagihumbi cyangwa cyatanu yajya kugura kotex biri kumuvuna. Numva byateza imbere cyangwa se byakoroha cyangwa se bikabafasha mu bijyanye n'isuku yabo nk'umukobwa, kandi bakabaho nyine bishimye batabangamiwe n'igihe cyabo cy'imihango. Okay, ikindi kibazo kiragira kiti, eske impano no kwiga wabifatanya? Yego, birashoboka wabifatanya. Gute? Uburyo wabifatanya, urabona abantu bose duca ku ishuri, sibyo? Abantu bose duca ku ishuri, turiga, ukiga nasari, ukiga primary, ukiga secondary, kandi abo bose usanga hari abafite impano. Urugero nko muri football, hari amarushanwa ageze ya football bita interscolaire, ugasanga umwana azi gukina football kandi ugasanga araniga kandi ni n'umuhanga mu ishuri, sibyo? Ugasanga umwana aririmba, ugasanga nko mu gihe cy'ibirori ku ishuri aririmba kandi akaririmba neza. Ugasanga umwana azi gukina ikinamico cyangwa se azi gukina sketch,
ugasanga muri cya gihe cyo ku ishuri arabikora neza. Ubu rero ngiye mbona wabifatanyamo, hari igihe cyageneye cyo kwiga ariko n'igihe cy'imyidagaduro tugira nk'urugero ku ishuri hano buri wa gatatu kuva saa 9 kugera saa 11 tugira umwanya w'amaklabu rimwe mu cyumweru. Wa mwanya w'amaklabu nicyo gihe cyo kugira ngo improve ya mano yawe, ukore practice, ukora imyitozo, washe gutyaza ya mano yawe, kuko ibintu byose nyine tugomba kubigerageza tukiri batoya. Wagira chance yo kuba ahantu wajya guperforminga impano yawe, nk'ubu urabona hano twagize ibirori, ukaba wabasha guperforminga impano yawe, hagira umuntu ukubona ushobora kuba yagutera inkunga akaba yabasha kukubona kugaragara. Ngiye mbibona ko impano no kwiga ni ibintu bibiri biragendana kandi birakunda kubibangikanya. Arakoze cyane rero, niyo mpamvu nashakaga rero kugira ikibazo cya nyuma nsoza mubaza, nuko impamvu namubasha icyo kibazo, nsanzwe nzi neza yuko akina filimi. Uyu munsi uyu nguyu niye filimi, nize platform mufite ngo tujye kugusura kugira ngo dukomeze kuguteza imbere impano yawe? Murakoze cyane, nkuko bivuze ndacyari kuzamuka, ndacyari umwandaground, nkora ibijyanye na sinema, ndi umu acteur, nandika amafilimi ndetse nkana directinga. Kuri ubu ngubu nabaye nshize gahunda cyane kubijyanye no kukungu, ndi mu wa gatanu, n'ubwo hari n'inshyashya ngiye kwazanira yitwa Ingaro. Ariko kuri YouTube ubu hari filimi yitwa Dutunisi series iri kuri channel yitwa Uburwa bisobanuye Uburundi n'u Rwanda, nyine twashatse kugira ngo dufatanye. Saba abakunzi bacu ko bajya kuri YouTube bagasura iyo channel bakareba filimi yitwa Dutunisi series, ndabizi bazayikunda, ni nziza cyane, kandi bakomeza no kudutera inkunga mu buryo bwo kureba izo filimi zacu, kuduha ibitekerezo byatwubaka. Nekeza ko biduha imbaraga, bikaduha courage gukomeza gukora kugira ngo dukomeze kubaho ibintu byiza kandi bifite imbaraga. Arakoze cyane rero. On TV twari turi hano ku kigo cyitwa Saint Antoine, aho twari turimo kuganiriza umwe muri duaye, tumushimira bimwe mu bitekerezo yaduhaye. Nawe ushaka kugira ikindi utubaza cyangwa ushaka kutwandikira, wajya kuri wawa stone, warangiza ukatwandikira tukaba twabasha kuba dukomeza gukurikirana ibitekerezo byanyu. Urakoze cyane. Murakoze cyane kudusura hano iwacu, igihe cyose mwadushakira mwatubona. Mwakoze cyane. Nawe urakoze. On TV.